icyama Imana ikagukora ku maso ugahishurirwa icy'ingenzi. Ubuzima buzakuryohera, agakiza kazakuryohera, uzabaho ubuzima busobanutse busobanukiwe. Niwuzura umwuka wera hazaba impinduka. Hanyuma umwuka wera ni umufasha utagereranywa muri uru rugendo. Kubera ko ndawukunda cyane, numva ko nabuze aho ntangirira. Ndimo gusengera mwese ngo byibuze Imana impe mw'abantu bakeya muri mwe bakumva ibyo ngiye kuvuga. Abantu bake muri mwe byibuze bagira inyota. Ngiye nkizwa, ntabwo ibyifuzo twari dufite byari by'amafaranga na visa no gutera imbere no kubaka amazu, ibyo ntabwo byari bwagwire. Twari dufite icyifuzo kimwe gusa, kuzura umwuka wera. Cyari icyifuzo gikuru. Kandi mu bakristo mu rusengero 80% bose bari buzuye umwuka wera. Wumvaga winjira mu rusengero hari umwe avuga mu ndimi, undi ukumva hari ubuzima. Buriya mu bitaro haba ubuzima bubiri. Hari abantu baba barimo serumu, buri wese anihibye, ntawe urebana n'undi, ntawe uvugana n'undi, buri wese afite uwe mubabaro. Hakaba no muri maternité aho abana bavukira, aho abana bavuka ababyeyi bakavuza impundu, abantu bakazana indabyo, ukabona hari ubuzima. Niba abana batavuka turarembye, niba ubwo buzima budahari turimo serumu. Kubera ko ikintu kiranga itorero ryakagombye kuba ryuzuye umwuka wera. Umwuka wera ni Imana mu butatu, Data na Yesu n'umwuka wera. Bamwe bavuga umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wera ni kimwe. Hanyuma mu isezerano rya kera umwuka wera yagize uruhare mu kuremwa ku isi. Isi yari itagira ishusho, ari amazi gusa, itwikiriwe n'umwijima, ariko umwuka wera ari hejuru yayo. Yari harakora iki? Yari harakora igishushanyo mbonera. Hanyuma akirangije agishira Imana, hanyuma Yesu ashira mu bikorwa. Imana yavuga ngo nihabeho. Habaho bikurikije iby'umwuka wera. Ari igihe umuntu abaho ubuzima butagira ishusho, akabaho ubuzima budafite, utamubaza ngo ejo uzakora iki, ni iyihe mpano yawe, nuwuhe muhamagaro wawe, waremewe gukora iki, akaba afite ubuzima buvangavanzemo ukuntu. Ariko iyo umwuka wera aje abiha umurongo. Umwuka wera yagize uruhare. Hanyuma kubizera umwuka wera atuyobora mu kuri kose, araduhumuriza, aradusengera, ndaza kubivuga. Hanyuma umwuka wera akora ibintu bitatu icyarimwe. Ni umugenzacyaha, ni umushinjacyaha, ni n'umucamanza. Abikorera icyarimwe. Nubona umuntu ukora ibyaha 3, 5, 10 bigerekeranye, ukabona nta nahonze mu maso, uzamenye ko nta mwuka wera ari hafi. Umwuka wera ntiyaguha amahoro. Ntabwo wasinzira ngo byemere. Ntabwo byakunda ufite umwuka wera muri wowe. Ni umugenzacyaha, ni umushinjacyaha, ni n'umucamanza. Ndashaka kuvuga ibintu bike. Mu isezerano risha honyine hagaruka kuri iryo jambo mvuze umwuka wera inshuro 87. Ubundi muri teologiya y'ikintu kigarutse, ijambo rigarutse inshuro 3 byibuze muri Bibiliya, dushobora kurishingiraho imyizerere. None ryo rigaruka inshuro 87. Ndashaka kuvuga bimwe mu bintu bikwiye kudutera gusaba umwuka wera. Simvuze ngo duhagarike ibindi byifuzo, ariko gusubizwa bya bindi byose utagira umwuka wera nabyo ntibizakuryohera. Kubera ko umwuka wera mu mbuto z'umwuka harimo ibyishimo. Icya mbere, umwuka wera niwe yashinze itorero. Byakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, atahubwo murindira ibyo Data yasezeranye, ibyo nababwiye. Abategeka kutava. Urabona hano twaje mu rusengero, ariko wibuke ko nawe uri urusengero. Icyo cyifuzo niyo nyota ugerageze ntuhave
tutarahabwa umwuka wera, kuko umwuka wera niwo ubyara ubugingo bw'umuntu bukabaho bumeze neza. Hanyuma icya kabiri, umwuka wera aduhamiriza isano dufitanye n'Imana. Nagiye numva amasengesho y'abarokore, rimwe nkumva naseka, ikindi gihe nkumva narira, kubera ko umuntu umaze imyaka 20 mu rusengero ugisenga ngo Mana ngo mpishurire ngo niba nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ego ko imyaka 20 mu rusengero ukibaza, abahungu banjye barabizi neza ko ndise. Uje uyu munsi ukababwira atari kuriya ntabwo ari papa wanyu, banza baguseka. Kandi ndahamya nubwo twapimisha ADN, ntekereza basanga dusangiye byinshi. Bibiliya avuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana, akadutakisha ngo abada. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu. Abaroma 8:16-17. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Umva, mu byo ntashidikanya ndi umwana w'Imana, ndabizi neza. Kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzahumeka, nzaba nk'ibihamya, nibyo ndirimba, nibyo mvuga, ndabizi ko ndi umwana w'Imana. Umwuka w'Imana aduhamiriza isano. Babwire guteza, iyo umuntu akijijwe hari ibintu biba ntekereza ko abantu benshi batazi. Abahinduye igisekuru, Petero yavuze ngo mwebweho muri shanga ryera, muri abantu Imana yaronse, muri abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Hari ahantu najyaga nkunda kujya kubwiriza kera mu Buhindi, nakunda ukuntu abahindu bivuga. Abakijijwe baravuga ngo nitwa runaka, ndi umuhindu yahindutse kuba umukristo. Ukumva akubiyemwo byose, akubwiye inkomoko ye n'uwo ari we uyu munsi. Dukeneye abantu bavuga ngo twarabega duhinduka kuba abana b'Imana. Ndi umunyiginya yahindutse kuba umwana w'Imana. Nari ya moko yose y'Abanyarwanda, nahindutse kuba. Twahinduye igisekuru, turi ishanga ryera, turi abantu Imana yaronse, turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Umwuka w'Imana ahamya isano dufitanye na Data wa twese. Iyo umuntu akijijwe haba ibintu byinshi. Baguhindurira igisekuru, baca karande n'umuvumo wose ukomoka iyo ngiyo, hanyuma ukabaho wigenga, hanyuma ugatangira igisekuru gisha kidatsikamiwe na bya bindi byose. Umwuka w'Imana ahamya isano dufitanye. Icya gatatu, umwuka wera aduhishurira ukuri, akaduhishurira n'ibyenda kubaho. Yohana 16:13 baravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Reka mbabwire ikintu nibaza kiri ukuri. Iyo umuntu afite umwuka wera ntatunguka. Uzi kugira ngo ube ufite umukozi w'umuhungu n'umukobwa ujye ku kazi basigara basambana, hashira amezi 6 nta n'inzozi urarota koko ukijije. Ufite umwuka wera ntibibaho. Uzi kugira ngo umugabo aguca inyuma hashira umwaka nta n'inzozi urarota. Waba utaba ku gicaniro neza. Azabahishurira n'ibyenda kubaho. Kera ibwami habaga abantu bitwa biru, babitsa amabanga yose y'ibwami. Hari abantu babitsa amabanga y'Imana, Imana ibahishurira ibyenda kubaho. Bafite amakuru y'ibintu byinshi. Arakagero ngunda gutanga, kera nigeze kujya gusengera ahantu ku ishamba rya Nyungwe kera. Noneho umukecuru twasenganye, yari umukecuru ataragera i Kigali, sinzi niba nahuye ari bwahagere. Turi gusenga aravuga ngo Imana inyeretse ngo hagiye kuba ngo impanuka y'indege muri Malaysia. Ndavuga umukecuru avangiwe kabisa.
indege usibye kuyibona inyura mu kirere ni Kigali ntarahagera. Uwo munsi narataje mu makuru ya saa moya n'igice kuri televiziyo, umunyamakuru aravuga ngo habaye impanuka y'indege muri Malaysia, ngo hanyuma igitangaje ngo Imana yarinze abo bantu bose ngo hapfuyemo umuntu umwe gusa. Ubundi ntibikunda kubaho impanuka y'indege baye bihuriramo, ariko kuko ari umukecuru amenya ibyenda kubaho, yuzuye umwuka w'Imana, yarinze abantu b'Imana gupfa. Hari ibibazo ndeba mu gihugu biba, nkavuga nti ibi bintu byose bizize ko abarokore badahagaze mu mwanya wabo. Urabona hari igihe abadayimoni bagira sezo, bagira igihe hakaba impanuka nyinshi mu muhanda, bagashiramwo dodane na kamera na pole, bese bagakora ibishoboka byose bikanga zikaba. Ibyo bikahava, abagabo bagafata abana ku ngufu, igihugu cyose bikaba ari by'itangazamakuru rivuga. Ibyo bikahava, hakaba umwuka wo gufata wo kubyara inda zidateganyijwe, imibare igatumbagira, ibintu bitabaho. Ejo hakabibiza, ibyo bintu byose biba muri he? Ibintu byose biba muri he? Abantu bo muri Kenya barasenga kuturusha. Hari ahantu hakunda kuba impanuka, murabona i Butare hamwe bita ku mukobwa mwiza, hari hameze nka kuriya. Noneho amatorero yegereye ako gace baravuga ati no, ntabwo bishoboka ko abantu badupfana tureba. Bahita baraza bahashinga amahema, bahakorera igicaniro iminsi 7 batahava, nta muntu yongeye kuhagwa. Ibiba biba muri he? Ibiba biba muri he? Uyu muhanda uva Sonatibe uzamuka i Nyanza hahora hagwa abantu. Mwibuke ko muri jenoside bakuye abantu hariya babazamura babica. N'uyu munsi umuhanda uracanwa amaraso. Hari amatorero angahe? Ntacyo bitubwiye. Niba mwaraje ku gicaniro muri abanyamasengesho, ibiba biba muri uwo mwuka azababwira n'ibyenda kubaho. Niya tweretse bibi ntabitwereka ngo bibeho, abitwereka ngo dusenge biveho. Hanyuma kuko duhuze bikadusohoraho, Imana nikwereka ibintu bibi bikagera ubwo bigusohoraho, uzaba uri indangare. Ibikwereka ngo usenge biveho, azabahishurira ibyenda kubaho. Hanyuma umwuka wera, itorero rifite umwuka wera, ikintu kimwe kirigaragaza urisangamo imbuto. Baba bafite imbuto z'umwuka. Abagalatiya 5:22 na 23 baravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Hano turi ku gicaniro gihuriwemo n'abantu mu matorero atandukanye. Simvuze igiwanyu, ariko ngewe nzi ko ikiranga itorero ni imbuto. Nubona zidahari uzakizwe n'amaguru. Mwarabibonye ko iyo umukene akoze ubukwe abutaha wenyine, umukire yabukora twese tukaba duhari. Mwarabonye ko umukene agwara akigwaza, hanyuma umukire iyo agwaye umutwe twese tukaba twagiye kumubaza impamvu ataje gusenga. Imbuto z'umwuka ni urukundo. Satani yadusigiye ibindi bintu byose byiza mu madini, ariko yiba urukundo ararutwara. Dusigarana amahame meza gusa na discipline z'ibitangaza, ariko ishaka urukundo ukarubura. Hari umuntu numvisha atanga ubuhamya mu rusengero, impamvu bivuze nuko yabivugiye mu rusengero. Yarashonje, yari umukene cyane kugeza ubwo yambara kamba mbiri zidasa mu mujyi wa Kigali. Hanyuma yaririmba muri korali imwe mu zikomeye ahantu ntashaka kuvuga. Uzi ikintu cyabaye?
yatwisinda yakwa kuvamo kubera inzara y'iminsi 4. iyo korari aririmbamo ihita ikora gahunda yo kugura ibyuma, abuze umusanzu bamuhagarika muri korari. Itorero cyangwa se umuntu ufite umwuka w'Imana bigaragazwa n'imbuto. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo. Uziko dufite abantu mu rusengero aseka ari uko yibagiwe gusa. Hano bakubwiye ngo urakarire nde? Twese ko twaje kureba Imana, hanyuma hano ko ari Imana itangira ibyishimo, ni gute ushobora kubaho utishima? Cyangwa bakubwiye ko kuba umunyamwuka ari gufunga isura. Nibyo bigaragaza ko uri umunyamwuka. Imbuto z'umwuka ni ibyishimo n'amahoro. Reka mbabwize ukuri, iyo umuntu agira urukundo, afite ibyishimo, ari umunyamahoro, hari umuntu atanezezwa no kubana nawe. Nese ubwo niba abantu baguhunga, nta kintu bahunga kuri wowe, bashobora kuba barabuze ibi. Hanyuma icya gatanu, umwuka wera adufasha kunesha cyangwa se kubamba kamere. Abagalatiya 5:16 baravuga ngo ndavuga nti muyobogwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Abagalatiya 5:24 haravuga ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba nirari byayo, niba tubeshwaho n'umwuka tuyobogwe n'umwuka. Aba Kristo Yesu babambanye kamere nirari niruba. Aba Kristo Yesu bagiye ku kiriyo, kamere tugomba kuyibamba. Gukizwa no gutsindishirizwa n'uruhare rw'umwuka wera, ariko umwuka wera atwigisha no guhinduka ku ngeso. Muzi ikintu kigora hagati yacu nabo tubana cyangwa se mu nzu y'Imana ni ingeso twanze guhindukaho. Reka mbabwize ukuri, ingeso zikigutsinda hari abandi bazitsinze, kandi imbaraga zabafashe nawe zagufasha. Ugomba gusaba umwuka wera kugira ngo aguhishurire aho ukwiriye guhinduka. Guhinduka birashoboka. Hari umugabo twakoranye, yari umukozi w'Imana, yarambwiye ngo uko ndeba uko kera nagiraga inyota imeze nk'ipasi, nari yabonesheje mu kabare banzi ndaramwo bugaca, ariko unywa amazi nkanyugwa. Umwuka wera amarira ry'ubusambanyi, umwuka wera amara inyota y'inzoga, umwuka wera akiza kubesha, umwuka wera umunsi wawuzuye ibyo mvuze bizashoboka. Cya gatandatu, umwuka wera aduha gushira amanga tugasangiza abandi ubutumwa bwa Kristo. Yarababwiye ngo mu byakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Hashize imyaka irenga 100 mu Rwanda ubutumwa bwiza buvugwa, hanyuma isi ituwe na miliyari 8. Abamaze kumva ubutumwa bwiza pana bakijijwe, abamaze kumva ubutumwa bwiza byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2 gusa. Hanyuma muri izo miliyari 2 ama eglise evangelique abavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500 gusa. Isi tuwe n'amoko ibihumbi hafi 8. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu ni bake. Hanyuma kwa matorero yo muri iki gihugu amenshi yabyawe n'abamisiyoneri, habuze iki ngo twebwe twohereze abamisiyoneri? Ko hariho miliyari 6 zidutegereje badafite ico bazi na kimwe ku izina rya Yesu. Hari ahantu hamwe twabwirije mu gihugu kimwe baratubwira ngo Yesu muvuga ngo ni ubwoko bushasha bw'inka bwaje. Hari n'abandi bo mu yandi moko batubwiye ngo Yesu muvuga ngo ni umutegetsi mushasha aje kwiyamamaza, batazi ko yigeze aba. None twebwe twarabisinze, tuzi kujonjora abigisha neza n'abigisha nabi, tuzi kujonjora abanyamwuka n'abanyamubiri kubera mwarabihaza. Kugira ngo muze tubanza kuvuga ngo muzaze ngo hazaba hari umuhanzi ngo n'umuvuga butumwa ushushe ufite ikiganza gishushe. Barabikwingingira
nuko utaramenya uburyohe bubibamo. Umugabo yagiye kwiga teoloji y'abayobe muri Amerika, atahana ikidiplome kiremereye kinini cyane, ariko atahanye n'ubuyobe buteye ubwoba. Muri iryo joro kuwa gatandatu nijoro, Imana ibwira umukecuru wo muri urwo rusengero ngo atware ikinyomoro mu rusengero. Pasiteri bamuha akanya baramwakira, umva umuntu umaze imyaka myinshi mu mahanga kwiga, aravuga ati mvuye kwiga nzanye diplome nziza, icyakora nasanze ibyo twabigishije mbere twarababeshe, Imana ntibaho. Imana ibwira umukecuru ngo isaha y'ikinyomoro irageze. Afata ikinyomoro aragifungura arakijya, atera urutoki. Arabaza ngo pasite, iki kinyomoro ndimo kurya kiraryoshye cyangwa kirabishe? Aravuga ati ese mukecuru, ubwenge bwaragushiranye kugeza ubwo teste yawe itagikora utazi ibiryoshye n'ibibishe? Aravuga ngo nawe watwigishije ibyo utazi, ngo abamuriye nibo bazi uburyohe bwe. Hari abantu Yesu yaryoheye ku buryo hari ahantu hamwe rimwe twagiye kudepoza umuntu umwe dukorana, hanyuma imodoka ituruka inyuma, turimo gusuhuzanya, iza kugonga uwo muntu. Arangije ahita aravuga ngo Yesu we! Numva umutima wanjye ukozweho, kuko abandi bahita bavuga ngo data wambyaye, abandi bahita bavuga ngo yampaye inka runaka. Niba reflexe ya mbere atari Yesu, hari ahantu ataragera. Umwuka wera akwiye kukuzura ku buryo niyo utewe mu nzozi ukwiye gukanguka uvuga mu ndimi, na bya bindi biza kukuniga nijoro ukabyitokesha mu izina rya Yesu. Reflexe ya mbere ikaba Yesu. Yesu araryoshe bantu, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Hari impamvu ebyiri zikomeye yababwiye gutegereza umwuka wera. Wenda ari kubasigira experience, bagasigara bavuga ati twe twabanye nawe, twarasangiye, twaragendanye, ariko ibyo ntibikora. Muri iyi nzira ntabwo bakora experience, muri iyi nzira logique ntikora. Logique ni inkoni ikubita kwizera, kuko logique science iravuga ngo sida ntikira, ariko Bibiliya ikambwira ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakira. Diabete ntikira, ariko nzi abantu benshi bakize diabete. Ngewe nagwaye amaso nambara rupe muri 98 mu bibare hano hepfo, hano hari ububyutse, nicaye mu iteraniro baransengera nkira amaso gutyo. Nagwaye igifu banyandikira ku kibaga, bazambaga ku wa mbere ku wa gatandatu. Umukecuru twasengana yari umukecuru w'umunyamwuka cyane, arampamagara arambwira ngo ejo saa 9 uzaze mu rugo ku wa gatandatu. Sanga atetse ibiryo byose muganga yambujije. Hanyuma arambwira ngo hajya bazakubaga ku wa mbere ntiyi. Ahita arasenga amagambo make gusa, aravuga ngo mana Desire si ihene yo kubaga, ibi biryo bihinduka umuti wo kuvura. Noneho ndamureba, nukuri sinari nizeye. Ibiryo nabirishwe n'igitsure cye, twaramwubaha cyane ko yampagarikiye nkabijya bigakirana n'igifu kuva uwo munsi. Beneda, nubwo ibiganza byacu bamwe bikora ibidatunganye, hari abandi bafite ibiganza birimo farumasi byuzuye imiti ikiza. Ari abantu ntabwo yabasigiye experience, yabasigiye imbaraga. Hanyuma kwinjiza ubukristo muri judaisme byasaba imbaraga zikubye kabiri. Icya kabiri, impfu zari zibategereje, zari zikeneye imbaraga z'umwuka. Hajya wo kudashaka umwuka wera, uzutegerejwe n'ibiki? Nibiki bigutegereje imbere? Ko twese Imana yabigize ibanga. Wasabye umufasha ko azahakurenza amahoro. Umwuka wera ni imbaraga zigufasha kunyura mu kigeragezo ukakivamo udacumuye ku Mana. No kuvuga mu ndimi ni byiza, no gutitira ni byiza, ariko umunsi haje itanura, uko uzabyitwaramo nibyo bizagaragaza imbaraga wuzuye.
bariya basore bashaduraka na Meshaki na Abedenego baravuze ngo ntibishoboka mwami wikwigora, nta yindi mana tuzi ikwiriye gusengwa usibye Imana. Kandi umuzi ikintu babasabaga kwari kumanukaho gato hanyuma ugahaguruka. Ibyo bintu birakomeye mu by'ukuri. Muzi abantu babona akazi bagasambaniye uko bangana. Hari uwaje gushima Imana mu rusengero azanye n'ituro ry'ishimwe, uwo munsi agira ibyago asanga uwayoboye icumba ni umunyamahane. Aravuga ati amafaranga yawe yasubizeyo, akazi waragasambaniye. Aravuga ngo yego ngo byarabaye ngo ariko ngo nashaka no gushima Imana. Ariko Imana yaragowe. Nta nyungu, ntuzabisinyire bitari mu kuri. Ufite umwuka wera ntibyakunda. Cya karindwi, umwuka wera aratwigisha kandi aratwibutsa. Ariko mu Yohana 14:26, ariko umufasha ari umwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanje, niwe uzabigisha byose, azabibutsa ibyo nababwiye byose. Umwuka wera azakwibutsa ibyo wasomye. Imana abwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Umwuka wera ntashobora kukwibutsa ibyo utasomye. Iyo ufashe isaha imwe ku munsi yo gusoma Bibiliya uyisoma mu mezi 6. Iyo ukoresheje iminota 30 uyisoma mu mwaka umwe. Ibitabo wasomye muri kaminuza ngo baguhe diplome utazaraga umwana wawe ni binini kuruta Bibiliya. Ko habaho ni ya audio, habaye iki ngo utararangiza Bibiliya ko? Umwuka wera azabibutsa ibyo nababwiye. Shamunani, umwuka wera aratweza. Abakorinto ba mbere 6:11 haravuga ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwarejejwe, mwaruhagiwe. Urabona hari ibyaha, hano amategeko 10: ntukibe, ntukice, ntugasambane. Dufate ko inzira ijya mu ijuru ari umuhanda. Kuri uru ruhande hari poto yanditseho ngo ntugasambane. Hano hari poto yanditse ngo ntukice. Urabona hari ukuntu bimeze gutyo. Noneho ndebera umuntu urimo kujya mu ijuru agenda agwa kuri aya mapoto. Uyu muntu yazagerayo ra? Ntabwo tukigengwa na ntukice, ntugasambane. Abarokore bagira andi mategeko yabo. Mukundisha Uwiteka umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, kubyicubare munashira imbere mugenzi we, kubyumwete ntimubivyangwe. Ni nka bene ibyo biranga abarokore. None urashikubita ku mapo. Umwuka wera ntarakamura bene iryo rarijya. Umwuka wera aratweza. Mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana. 9. Itorero rifite umwuka wera, abantu bakorera Imana bayitinya, bayubaha, birinda gukora ibyaha nkana cyangwa se ibyaha by'ibyitumano. Mu Migani 29:18 haravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge. Mu byakozwe n'intumwa 5:1-3 havuga inkuru ya Ananiya na Safira. Babaga muri communauté, baravuga atari ko hari gahunda yo gusangira abantu basangira ibyabo. Ibi bintu mwamenya bizarangira bite? Siko dufite abantu batekereza gutyo. Kavuga ati ibintu ntawamenya, n'abandi niko baje bavuga. Ibikomere ni bibi Imana. Ibikomere bituma utagirira icyizere umuntu n'umwe. Iyo umuntu yagize ibya, umuntu yaje mu Rwanda baramubwiye ngo hari ibintu byitwa ibijumba biryoha, hanyuma bamuha ikijumba agira ibyago agwa ku cabuze. Ahita arabaza ngo ibijumba by'u Rwanda byose ni uko bimera. Ubu umuntu yagize umupasitoro mubi yakwemeza ko ku isi nta mupasiteri muzima ubaho.
rata n'uriya wenyine abasigaye ni bazima. Iyo umuntu yagize umugabo mubi ahita aguye ko nta mugabo muzima no mwubaho. Iyo umuntu yagize umugore mubi akwemeza ko abagore bose bameze nk'ubu. Oya, muri Kristo Yesu Imana igira abantu beza. Iyo hari umwuka w'Imana mu itorero, abantu bakorera Imana bayitinya, bayubaha, birinda gukora ibyaha. Ananiya na Safira rero hari ukuntu bagiye bakora inama mu rugo, baravuga tumva tuyagabanye, nituyatware yose ntabwo tuzi kizakurikiraho. Barayagabanya, basanga Petero yuzuye umwuka w'Imana. Arababaza ngo Ananiya we, ayo mwagurishije yose naya? Baramubwira ngo yego. Aramubwira ngo si abantu benshi, ubesha umwuka w'Imana. Ahita arapfa. Umugore niba yasigaye akinga, niba yasigaye asasa, murabizi ko n'ubundi barakererwa bamwe na bamwe, abatara abaprofesiyoneri nk'abo. Noneho araza asanga umugabo deja byarangiye. Petero amubaza ngo Ananiya no Safira, ayo mwagurishije yose naya? Ubundi abadamu n'abanyakuri bagira ukuri kwinshi, ariko sinzi ukuntu bahuje inama kubesha umwuka w'Imana. Ambwira ngo si abantu mubeshe, ubesha umwuka w'Imana. Nahoze nibaza kubera ko Paulo umunsi yari afite amahane ku buryo nta tolerance yari irimo. Muzi impamvu? Iyo Petero yibesha akayakira, hari hinjiye muri minisitiri umwuka w'ikinyoma, ubutumwa bwiza bwahita buhagararira aho bwari bugeze, ntabwo byari kuzatugeraho. Ikintu cyose kitari mu kuri ntuzatorere. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntashobora gushyigikira ikinyoma uko kingana kose. Umunsi umwe nasanze umuntu umwe ariho arigisha, arimo kubesha abantu pe, kandi bitamutunguye n'amazi ibintu urimo gukora n'ibiki, ko wigisha abantu ibintu bitari byo. Ahita ababwira ngo urumva ngo dufite gahunda ngo ko abantu baza bakabanza kuba benshi, ngo hanyuma tukazababwira ukuri nyuma. Umuntu yaje akakubana pastor, akabarevera, akajya muri korari, agafata ibyemezo, ukuri utamubwiye atangira. Ubwo rufatiro wubakiraho umwuka w'ikinyoma. Undi munsi nagiye gusengera ahantu, nsanga umupastor arimo kuvuga ngo Imana impishuriye mwese mutunze imodoka, ngo hanyuma ngo dufite ikibazo cya parking nto gusa, ngo hanyuma ngo shiramo urufunguzo mu kwizera ngo ni watse. Yesu azarinda aza abantu bose badatunze imodoka, azarinda aza hakiri umufundi n'umuyede. Yesu azarinda agaruka hakiri bosi n'umukozi wo mu rugo. Ntabwo abantu bose bazigera baresha ku isi, impanda izarinda ivuka. Ariko nibyo mukunda, rata namenye ko ari byo mukunda. Nibyo mukunda bababesha. Niko Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba badakunda ukuri, ngo bazashaka abigisha bahwanye n'irari ryabo. Uyo babwira ati hazaza umuntu witwa Desire ufite ikiganza gishushe, yirukana inyatsi na karande, yewe we imiryango ntabwo twari kubona aho twishaza abantu. Rimwe najyanye n'umubishop muri Isirayeli, hanyuma tugura amavuta ya Elayo y'amadolari 20. Arangije araseka, arambwira ngo jango urankoreye kabisa, ngo aya mavuta nzayubakamo inzu, nzayaguramo imodoka, nzakuramo na tiki ngaruba gushaka andi. Maze uzabigenza utaravuga tumva ngiye kubabwira ko haje amavuta yirukana inyatsi na karande, atuma abakobwa bashaka amavuta yishura amadeni, ariko kubasiga nyene bazampereza. Uzi ko aje kuri office kunyereka imodoka yaguze nziza cyane pe muri ayo mavuta. Ariko kubera iki mukunda ababesha koko? Umwuka wera aradusabira nico cyicumi. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niho udusabira anihiminiho itavugwa. Abaroma 8:26. Muri iyo dusenga turabicurikiranya.
hari ukuntu usenga ibije hafi bitewe n'ibyifuzo ufite, ariko umwuka w'Imana amenya ikiri icyihutirwa. Imana ntitanga ibikenewe, itanga ibyo ukenye. Ibyo ukenye bishobora kuba bitari byinshi, wenda wabona kimwe kirimo byose, hanyuma ibikenewe byo n'ibindi bishasha tuzahora tubikeneye. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Iyo ufite umwuka w'Imana aragusengera. Hari ukuntu umwuka wera bifata akabivangura bya bintu byose wavuze, agahita ashiraho imibavu akabizamukana ku Mana, akavuga ngo rata yashaka kuvuga iki. Nuko atarabimenya neza, ahubwo gerageza umusubize iki nico cyihutirwa, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Umwuka wera aradusengera akatunihira. Nagiye numva abantu bari bagiye gusengera ibyabo, Imana ibahinduza gahunda, ikababwira ngo muhagarike ibindi byose musengere runaka. Umwuka wera akagutangira ibyifuzo wowe utabizi, kubera aragukunda. Cyangwa se uri mu ntege nke, cyangwa se wahuye n'ikintu kiremereye kidakwirwa mu marangamutima, no gusenga ntubibasha, umwuka wera hari ngo dusengere. 11 umwuka wera niwe uzazamura itorero ubwo impanda izavuga, kandi niwe uzatuma abapfuye bazuka. Abaroma 8:11 haravuga ngo ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Mwemera Bibiliya yose ko ari ukuri? Murabyemera? Yesu yamaze iminsi 3 mu gituro, hanyuma ku munsi wa gatatu arazuka, ahura na Mariya. Akizuka aramubwira ngo ntunkoreho, ngiye kubanza kubageza kwa data. Hanyuma kuva kuri Abeli kugeza ku gisambo cyo ku musaraba, bakoze defile mu mujyi Yerusalemu, babanza kwiyereka abantu kugira ngo batazabyitiranya. Paradizo barayimura. Abera bazazuka, impanda izavuga, abera bazazuka. Niba wizera ko Yesu yazutse, n'abapfuye bazazuka, hanyuma bazaba bahari bazahindurwa, hanyuma base na Kristo Yesu. Amen. Nta kibazo, yaza turiho, yaza twarapfuye, nge nta kibazo mbyumvamo. Ni byiza gukora icyo waremewe, hanyuma ukakirangiza, hanyuma ugasinzira. Abera bazazuka. Njya nibaza, Yesu bamwohereza mu isi yaje ari umusore mwiza udafite ikibazo na kimwe, hanyuma umunsi yazukana abera abatwaye, yagezeyo yuzuye inkovu ahantu hose. Ijuru rirahaguruka ryose riramufelicita. Imana ngo ishakisha ikintu yamuha, irakibura. Ijuru ryarige, ikuzimu avuyeyo abohoye abera, isi yarayicunguye, ngo Imana ishaka ikintu yamuha ngo imuhe izina. Iravuga ngo amavi yose agomba gupfukama mu izina rya Yesu. Abera bazazuka, nukuri kose abera bazazuka. Ibyo ibisubizo byose tubona inaha byose ni impamba yo mu nzira, ntibizabibagiza intego nkuru, no kujya mu bwami bw'Imana. Imigisha yose mu gihe cya Nowa bararongorwa, ibintu byose byari bikomeje, umwuzure urabatungura. Yesu azaza isi kiryoshye nk'uko imeze, ariko abera bagendana ibyiringiro byo kuzazuka no kuzahindurwa impanda ivuze. Nibaza umunsi impanda yavuze, dega zizaba ku isi. Abanyamerika ibyo mvuze barabizi. Muzi ukuntu babigenza? Iyo bangaje abapilote, bangaje ukijwe n'udakijijwe. Iyo bazi kuri umurokore, ntibashobora gutuma abapilote babiri batwara indege bose bakijijwe, kubera ko umunsi impanda izavuga, hazaba impanuka z'indege n'izima. Ndebera abashoferi bose bakijijwe bagiye, uko bizagenda mu muhanda. Ibyo ni bimwe mu bizabereka ko impanda yavuze. Impanda izavuga we, impanda izavuga. Buriya iyo turimo gusenga tuba turimo kwitoza, haba harimo kumera utubaba duto,
icyakora Yesu ntazagaruka ku isi, azahagarara ku bicu avuze impanda n'akamu kamarayika mukuru. Abafite umwuka wera bose bazazamuka bamusange ku bicu. Muri covid nibwo nasobanukiwe ko itorero azaritwara ryibye. Yaravuze ngo nk'uko umujura aza akiba abantu basinziriye, niko itorero rizagenda. Systeme ya antikristo irimo kubyiga itorero, barimo kuribyiga baribyiga, bagiye nko kurifata azahita aritwara. Kandi ibimenyetso byose byaragaragaye. Hari ukuntu twibaza ngo byose bizaba mu Rwanda. Wapi? Kimwe kizaba muri Aziya, ikindi kibe muri Amerika, ikindi kibe muri Afurika, ariko byose byaruzuye. Ejo bundi umutingito wahitanye 50,000 muri Turukiya. Hanyuma Amerika Uburusiya burimo kurwana na Ukraine. Hanyuma ikindi mutegereje ni iki? Ubutumwa bwiza buriho burihuta kubera ikoranabuhanga rihari. Nta bwoko na bumwe bwo ku isi byibuze budafite umurepresenta. Bose ntibakijwe bo mu bwoko bwabo, ariko byibuze abenshi muri bo bafite umurepresenta mu ijuru. Hajya dutegereje iki? Nakubwira ibimenyetso nka 15 bigaragaza ko ari hafi. Umwuka wera niwe ufite ikimenyetso cyerekana ko ijuru ririho. Umwuka wera niwe ufite ikimenyetso cyerekana ko ijuru ririho. Ni ingwate. Abefeso 1:13-14, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso, arico mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura, ubwiza bwayo bushimwe. Iyo ugiye gusaba inguzanyo muri banke bagusaba ingwate irusha agaciro inguzanyo bari buguhe. Umwuka wera ni ingwate. Yaravuze kugira ngo mubyizere ko nzagaruka mwakira ingwate. Abawuzuye ibyo mvuze barabizi. 13 umwuka wera azatsinda ab'isi. Ubwo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Murebe hano mbabwire, muzirinde gukora akazi kanyu nako umwuka wera. Hari ukuntu mwigize ribu mushaka gufatira abantu mu byaha. Ushobora kwemeza umugabo w'umunyarwanda intege nkeze akakureba akakwihorera, ariko iyo afashwe n'umwuka w'Imana ashobora kubyaturira mu rusengero atitaye ko arimo n'abana. Umudamu w'umunyarwandakazi ntiyakwemerera ko yakoze ibyaha, ariko iyo afashwe n'umwuka w'Imana no mu isoko yabyatura. Uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeze. Nkunda akazi k'umwuka wera, atsinda umuntu akamwemeza ibyaha. Nyene mwe kuba bagenza cyaha, kubera ko niyo ukimufatiyemo aguhindura umusazi. Ariko umwuka wera yakoze akazi ke neza. Ntimureba ko abagabo b'Abanyafrika turi abantu bazi kumetiriza amarangamutima, n'uwankubita sinarira. Ariko iyo ufashwe n'umwuka w'Imana amarira aramanuka akavanga n'ibimyiru, kibagirwa kuri umugabo hajya wihanyurira cyangwa wihanyuseka. Byakugendekeye bite? Ijoro ni ritoya, twari guhita duhera ku murongo ukatubwira mu minota 5 ukuntu byakugendekeye yanyu mukizwa. Hari abantu binjiye idini batinjiye muri Yesu. Ibihamya ni 3: umwuka, amazi n'amaraso. Ibyo 3 mvuze, umwana ntashobora kuvuka bitagaragaye. Wabyara neza, wabyara cesarienne, amaraso arameneka, n'amazi nayo nuko. Hanyuma umwuka akabihamya. Wewe wihanyurira cyangwa wihanyuseka, amazi yaramenetse, amaraso yarakwejeje, urumva ubihamya neza. Ibihamya ni 3. Uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha. Kimwe mu bigaragaza ko itorero rifite ububyutse ni umwuka wo kwihana agato na kanini. Hanyuma icyanyuma, umwuka wera atanga impano, akazana ububyutse budasanzwe mu muntu cyangwa mu itorero. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe.
unamisha amaso dusenge. Nagira ngo dusenge. Buri impamvu ubesha bigakunda cyangwa za ntege nke zihari nuko habuze umwuka w'Imana. Umwuka wera naza ubuzima buzakuryohera, agakiza kazakuryohera, za ntege nke zizatsindwa. Muri ibyo ari ngo mpanagurwe hose n'umuriro niba ushaka, nk'iri byaha birimbuka. Urumva twafatanya gusengera ico cifuzo. Uhari wahaguruka dusaba Imana umwuka wera, dusaba Imana imbaraga z'ubumana. Bituzizihize Pentecote gusa y'izina, ahubwo bihinduka ubuzima tubaho bwa buri munsi. Niba utarakizwa, inama nziza nakugira ubuzima bwawe buhe Yesu. Niba warakijijwe ugira inyota yo kuzura umwuka wera. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli kandi Mana yacu, turagushimiye ko utadusize twenyene, waduhaye umwuka wera kugira ngo umwuka wera atweze. Buri wese ibyo ari harakubwira akwiye kwezwaho ubimwezeho. Intege nke ze zihinduka imbaraga, gutsindwa kwe bihinduke gutsinda. Reka umwuka wera dutsinde, atwemeze, anadutoze gukiranuka no gukora ubushake bw'Imana. Ndakwinginze Mwami, ndakwinginze ngo uduhe impano iruta izindi, utwuzuze umwuka wera. Mu buzima baduhaye impano, ariko iyo mpano y'umwuka wera itangwa nawe gusa. Ningingiye abakobwa n'abamama, abasore n'abapapa bari hano n'abana bato, utwuzuze umwuka wera, utwuzuze umwuka wera, utwuzuze umwuka wera, utwuzuze umwuka wera, utwuzuze umwuka wera.